ari ndagira ngo ngarukeho nkubaza nti wigeze ugira amahirwe yo kuganirwa n'umubyeyi wawe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Yego njye nagize amahirwe ko nakuze mama tuganiza atubwira ati muzirinde ntimuzankoze isoni, ko mvukana n'abavandimwe batanu ariko njye na mukuru wanjye nitwe bakuru. Mukuru wanjye niwe ubanza nkamukurikira, urumva ko yari afite ubwoba ku bw'abakobwa babiri yari afite babiri, agahora atuganiza atubwira ati ntimuzankoze isoni. Uretse kutabakoze isoni ndavuga yabaganirije uko mushobora kujya mu mihango, uko mushobora kwitwara igihe mwagiyemo, ibyo yarabibaganirije? Ntabwo nagize amahirwe yo kubiganirizwa ibyo na mama, icyo yakoraga nyine ni ukutubwira ntimuzankoze isoni, iki kuduhana nyine mu buryo bwo kuba yakanga ko twamukoze isoni, niko nabivuga. Amahirwe nagize ni mukuru wanjye wabinganirije, ubwo nayijyagamo kuko mama nta nubwo nabimubwiye, ahubwo nabibwiye mukuru wanjye. Ngira amahirwe icyo gihe yari yarasoje mu wa gatandatu segonderi, aranganiza aribwo yamperezaga gahunda akambwira ati uzirinde ibi, nuramuka ubikoze bizagusunikira kuryamana n'umuhungu utabiteguye. Kandi urumva hari icyo byakumariye? Ibi byangiye umumaro cyane. Dr. turimo turasatira umusozo w'ikiganiro cyacu, ndagira ngo noneho mutubwire hakorwa iki, ari abo bana b'abakobwa bakora iki, umuryango ukora iki, sosiyete muri rusange ikora iki kugira ngo izi nda ziterwa abangavu turebe ko twazihashye? Nibyo buriya kugira ngo turebe ko twagira icyo turamura abana ntibakomeze kwangirika, buriya nk'uko nabigarutseho, icyakorwa kirareba impande zitandukanye. Reka nisabire aba bana b'abangavu kugabanya ibijyanye n'irari, kurarikira ibintu cyangwa se gushamaduka, no kugenda muri cya kigare mugenzi wanjye Alisa yavuze, kubera ko buriya ibyo turi gushaka ngo bitugereho mu nzira yo gusamo uyu munsi, buriya twitwaye neza tugategura ubuzima bwacu bw'ejo hazaza, ejo twazabyiha. Kandi nkamara aba bana impungenge, kuburaho kugira ngo umuntu akugurire telefone noneho azayikoresha ahubwo kwangiriza ubuzima, byaba byiza nubwo hacamo imyaka 5 cyangwa 10, nawe wize ukazarangiza ukabona akazi cyangwa ukagira umurimo ukora, ya telefone ukayigurira, ukagira n'ishema ryo kuvuga ati nifitiye telefone yanjye niguriye, cyangwa rwa rukweto cyangwa n'ikindi kindi. Reka ngarukire ku babyeyi noneho, saba ababyeyi kandi bombi, umubyeyi w'umugabo n'uw'umugore, papa na mama, kudasiganira inshingano, kuko nzi ko akenshi dukunda kumva uburere bw'abana buharirwa abagore, umugabo akavuga ati ngiye gushaka bizabatunga, ariko buriya bizabatunga ntacyo bimaze, ubukungu ntacyo bumaze, amafaranga ntacyo yaba amaze uzayasigira batazashobora kuyagumana, kuko buriya umwana udafite uburere, umwana utateguwe neza, batangiye kujya mu ngeso mbi, mu biyobyabwenge, akora imibonano mpuzabitsina, ejo akaba yanduye sida, yanduye n'izindi ndwara, atwaye inda, uwo nguwo n'amafaranga yose wakorera nk'umubyeyi ntabwo wazayamusigira ngo ashobore kuyagumana, ahubwo yazamunyura mu myanya y'intoki. Kandi tuzi ko ababyeyi badukurikiye bari kutwumva, tuzi ko kenshi baratubwira iyo tuganire nabo, batubwira ko ibyo bari gushaka uyu munsi bari gushaka ibyo bazaraga abana. Ababyeyi rwose baramubwira ati iyo ntaba mfite n'abana wenda nakwicara wenda nkarya wenda ibyo nshoboye kubona ibyo mfite, ariko reka nguheshe ijambo wenda ryumvikana, umubyeyi ahinindika kugira ngo abone icyo azasigira abana. Guhinindika ni ugukora ukavunika, muri make ugatakaza imbaraga zawe n'ibiki byose, ariko kugira ngo ubone icyo uzasigira abana uzasiga ku isi. Reka aho duhinindike, ariko tureba n'ukuntu ibijyanye n'uburere bw'abana, ababyeyi b'ibitsina byombi, abagabo n'abagore, tubigiremo uruhare, tujye dushaka akanya niyo kaba gake ariko buri munsi cyangwa igihe bishobotse tukamenya uburere bw'abana uko buhagaze. Reka ngaruke noneho by'umwihariko ko abantu bagira uruhare mu gutera abangavu inda,
ubwo ni abahungu b'abasore ndetse n'abagabo, ndagira ngo rwose mbasabe ikintu cy'umwihariko, nyabuneka wishaka kujya gukora imibonano mpuzabitsina n'umwana muto. Umwana mukuru ndashaka kuvuga umwana, turi umwana utaragira imyaka 20, umwana ukiri muri cya kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu. Ubu noneho hasigaye hari byarahinduye n'isura, n'abagore bakuze ugasanga bari gushaka abasore bato, cyangwa se ugasanga n'abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina ngo bahuje ibitsina. Ariko ibyo byose niyo byaba, niyo haba abagabo bakora imibonano mpuzabitsina n'abagore cyangwa iki, ariko reka nsabe abagabo, nyabuneka wijya kureba umwana w'umwangavu uri munsi y'imyaka 20, umukoresha imibonano mpuzabitsina, ejo usanga umuteye indwara, umuteye inda, rwose niba ushaka no gutereta jya mu bakuze. Ikindi nacyo nabwira n'abagore nabo ni nk'icyo, ntibajye gutereta abasore batoya, kuko uko atereta umusore muto aba ari kumwangiza, kandi uko ari kumutoza gukora imibonano mpuzabitsina ni wa musore uzagaruka n'abana be, kuko yamaze kumenya uko bakora imibonano mpuzabitsina noneho atera inda abakobwa be. Rero ndagira ngo abantu rwose basaba umuntu wese ugeze mu myaka y'ubukure rwose yubaha umwana, aho kugira ngo ajye kumutereta cyangwa kumukoresha imibonano mpuzabitsina, niba ashaka kubijyamo najye mu bantu bakuru. Reka noneho nsoreze ku muryango nyarwanda muri rusange. Umuryango nyarwanda muri rusange tuba dufite indangagaciro tugenderaho, hari za kirazira, hari ndetse ibyo twubaha, ariko tuzi ko by'umwihariko umuntu agomba kubaha mugenzi we. Ndetse n'abanyarwanda benshi arisa wenda arabindusha, turi mu madini n'amatorero bitandukanye, tuzi ko amadini yose dusengera batubwira bati jya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nyabuneka rwose reka umuntu akunde mugenzi we, icyo utakwifuza ko bagukorera ntugikorere mugenzi wawe, icyo utifuza ko bakorera umwana wawe wigikorera umwana wundi. Niba uri umubyeyi ukumva utifuza ko umwana we yatwara inda cyangwa yatera inda, rwose wijya gutera inda umwana w'umwangavu, nawe ujye umugereranya n'uwawe. Muri make tugende muri wa mujyo ya nama duhabwa n'abayobozi bakuru b'igihugu cyacu, batubwira bati fata umwana wese uwawe. Icyo numva ari ikintu rwose nk'umuryango nyarwanda, umuntu wese mukuru umaze kuva mu kigero cy'ubwana, rwose umaze kuba umuntu mukuru, yaba yarashatse yaba atarashatse, ariko nareba uwarusha imyaka, nareba uriya mwana, uriya ngimbi, uriya mwangavu, amufate nk'umwana we, nawe yumve ko afite uruhare rwo kumurera ndetse rwo kumurinda. Nihagira n'ikibi abona wenda kiri gushaka kuba kuri wa mwana, abo uwa mbere mu kukivuga, abo uwa mbere mu kugeza aho kigomba kugera, aharanira uburenganzira bwa wa mwana. Urakoze cyane.